ndimo nkubwira ngo intambara zangiza ibintu byinshi, zikangiza imibereho, zigahitana ibintu byinshi. Ndashimira Imana yuko uyikubwiye ngo nyura aha usanga inzira yayihashyize. Wihagarika umutima kubw'iby'intambara zangije, izi ntambara umazemo iminsi wihagarikishwa umutima nazo, kuko Imana yo mu ijuru igusabye gutunganya inzira nuko izi kwizo nzira. Nari ndimo mvuga ndi umubyeyi, mfite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Papa wabo yarangije amashuri abanza, noneho ababyeyi ibitsina byombi. Hanyuma ubu uri gutura hehe muri iyi minsi? Muri iyi minsi n'ubundi ndi mu murenge wa Kinyinya, ntabwo nigeze njya kure, ntabwo nshaka kujya kure yanyu kuko mfite ibintu byinshi byo kuvugana n'abantu b'Imana kuri uyu murongo. Rero aha niho Imana ibaye ingumishije. Turongeye turakwakiriye rero kuri uyu munsi, nk'uko wabitubwiye ubushize. Imana rero iragutuma cyane, ariko ni ngombwa kugutuma kuko Imana ntabwo yakwiyiza uruhare, nicyo yakuremeye. Uraho neza? Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, narababwiye byo koko ngo ndaje kandi koko ndabona warabyibushye, akabura karaguye urashibuka. nyine bijya bibaho, iyo imvura iguye ibyari byarumye biratoha. Turashimira Imana rero ko Imana yagushije imvura. Ubwo yose wariteze irakunyagira kugira ngo ukunde utohe? Oya, ni ukuvuga ngo yaraguye ubutaka buratoha, ubwo mpagazeho nanjye bizamukiramo. Mbese ubwo washibukiye mu butaka? Ni ukuvuga ngo umugisha uba bituruka mu mvura wangezeho. Nawe wakugezeho. Imyaka yareze, byari byarapfuye byarahembutse, turimo turarya dodo ndetse n'izindi mboga nziza. Zirahari bituma tubyibuha. Ubushize hari abantu bavuze ngo warabasondetse, ntabwo wababwiye neza aho utuye, ibyo ukora kugeza ubu. Warababwiye ngo uri umumama, ngo ufite abana 4, ariko se hari uwavuze ngo se ngo nta kanimero umuntu yamuha. Ese ngaho twibwire birambuye rero noneho uyu munsi. None se aba bantu kuko bafite amatsiko yo kukumenya cyane birambuye. Narababwiye nabasigiye nimero yanjye, ndababwira ngo ku bindi bisobanuro niko njya numva abantu bavuga ngo muzampamagare, ariko nta n'isoni mfite zo kwivuga. Ibyo ni ukuri. Nitwa Kingeneye Julienne, ndi umumama. Njya nkunda kubwira abantu amagambo asa naho azimije. Oya gitubwira bisobanutse. Oya reka njye nanabivuga gutya kuko nta kintu bitwaye. Muri iyi minsi, ariko si n'iyi minsi gusa, hari n'iminsi yindi yashize, hariho abantu bagiye biga bagasoza icyiciro cya mbere cy'amashuri, bagahita bakurikizaho icya kabiri, nicyo cyitwa yisumbuye, ndetse hakabaho na kaminuza. Kaminuza ngo ni i Kigali niko njya numva. Oya, kaminuza ntabwo ari i Kigali gusa, ni Butare haba za kaminuza n'ahandi. Icyo nari ngendereye, nashatse kuvuga yuko umuntu arangiza ishuri rimwe akajya mu rindi. Rero iyo umuntu arangije ishuri rimwe ribanza, ahita akora n'irindi shuri ryisumbuye. Hari igihe rero yisanga amategeko n'amabwiriza y'iryo shuri amusaba kwiga abayo. Ubwo ni ukujya muri interina cyangwa se b'iki gihe ngo ni bodingi. Ubwo niho tugufatiye, niho usigaye uba? Oya, ntabwo ariho ndi, ndacyarimo kuza kuvuga icyo nshaka kuvuga. Nari ndimo mvuga ndi umubyeyi, mfite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Papa wabo yarangije amashuri abanza, noneho ababyeyi ibitsina byombi. Ayisumbuye ayakomereza muri interina. Bivuze ngo umutware wanjye ari kwiga abayo, namara kuyasoza mbese namara kuyasoza azagaruka
ariko ni ukuri ndamutegereje. ubwo niba waramufashe ku ngufu atarageza imyaka yo kuba umugabo? Oya, ntabwo yaba ataraba umugabo ngo leta imwemereye kumuha ishuri. Arimo ariga rero amashuri ye bwite, ariko byamusabye kuba yiga arimo. Ese umugabo yabyara abana 4? Ukiri mutoya waramufashe ku ngufu? Ibyo birashoboka? Oya, ntabwo bishoboka. Nawe ahari yamvuganira. Icyo nzi cyo ni uko ndabizi ko namara kwiga. Ubwo ntacyo tuzaza kurya no kunywa yambaye. Ibyo bintu uvuze ni ukuri. Namara kwiga azaza tujya tuvugana. Hanyuma ubu uri gutura hehe muri iyi minsi? Muri iyi minsi n'ubundi ndi mu murenge wa Kinyinya, ntabwo nigeze njya kure. Ntabwo nshaka kujya kure yanyu kuko mfite ibintu byinshi byo kuvugana n'abantu b'Imana kuri uyu murongo. Rero aha niho Imana ibaye ingumishije, ahandi wenda aho nzajya ndahahishwe ntabwo ndahamenya. Ntabwo twari twaragize ngo waraducitse, none Imana ishimwe ubwo ukiri kumwe natwe. Narababwiye ngo ndahari kandi ntabwo mfite gahunda yo kugenda kuko maze igihe Imana impakingira. Ese hari abantu bifuje kuba mwahura by'umwihariko mukaganira, nubwo wabahaye nimero ariko ntabwo babura kubaza ku rundi ruhande? Wenda tuvuye nk'umuntu agushaka akavuga ati nshaka guhura na Julienne tukaganira turi kumwe, nkagira byinshi mubaza cyangwa mwigiraho, waboneka ute? Ese ni gute upanga umunsi wawe? Ushobora kuvuga uti umuntu ndamupangira umunsi wo kuganira muri ubu buryo. Uboneka muri wikendi? Uboneka mu minsi yose? Umuntu yakubona ate? Ntabwo mboneka muri wikendi gusa, ubundi jyewe umuhamagaro wanjye ndi umwinginzi, ndi umunyamasengesho ariko w'umwinginzi. Iminsi yanjye ntabwo nkorera ukwezi. Ushatse kuvuga ko nta kazi ugira? Oya, ngira akazi ariko ntabwo mpemberwa ukwezi. Bivuze ngo akazi kanjye ni akazi nkora mu minsi itandukanye. Umunsi nshobora kuba mpari, ejo simbe mpari kubera impamvu z'akazi mfite, ariko ako kazi nako nkigengaho ku buryo umuntu ashatse ashobora kumpamagara ngewe nkamubwira nti ndahari kubera ko nigengaho. Igihe cyose akakubona mbese? Igihe cyose akambona, ariko mu buryo nkunda kubonanamo n'abantu benshi. Dukunda kubonana mu buryo bwo gusenga, ariko ngira n'ayandi matsinda mbarizwamo. Ubu ngubu anshatse namubwira nimbaho no muri ubu buzima busanzwe, ashatse wenda kumenya imibereho yanjye by'umwihariko twaganira turi kumwe, nkamubwira nimbayeho muri ubu buryo, wenda nkamubwira n'impamvu mubayemo yakumva ari inyungu ubuzima bwanjye cyangwa nawe zamubera inyungu, akaza tukabibanamo. Ariko ibyo byo ni ubuzima bwite nabibwira uwaje kundeba, turi twenyine. Ubwo mbese ntabwo ushaka kubitangaza ubu none habigize ibanga ku murunga family? Ntabwo ushaka ko bazabimenya? ubu none habigize ibanga. Rero n'amatsiko menshi uyu munsi noneho nizere ko umeze nka ubwo yabigereranya n'iki? Waje udupakiriye mbese? Nazanye ibyo Imana yampaye, ntabwo ndi bugabanye nta nubwo ndi bwongere. Njya mbona hari igihe biba ngombwa umuntu akahaguruka akavuga ati ngiye gusenga, ndi kubwira Imana mbere mu gitondo ngeze nimugoroba bitewe n'ibintu numva nshaka kuyibwira. Ukagenda ukavuga hashira nk'iminota nk'itanu, ukumva ibyo wagombaga kuvuga birashize, ugaceceka, wagira umugisha nayo ikakubwira icyo ushakaho. Rimwe na rimwe ikaba yakuka ikakubwira itaha. Muri ubwo buryo nigeze gufata, nigeze kubitekerezaho, ndavuga ntigiye gusenga, numva nkumbuye kubana n'Imana. Wari umaze igihe kinini udasenga? Ntabwo ari uko nari maze igihe kinini ndasenga, ahubwo numvaga nshaka gusenga y'umwihariko. Noneho numva ndashaka kubana n'Imana rwose, ndetse iminsi numva myinshi
sinumvaga ari icyumweru, numvaga atari n'ukwezi, numvaga ku bwanjye iruhande bitewe n'urukumbuzi nari mfitiye Imana, numvaga byaba ari nk'amezi 3. yego noneho nsa naho ubuzima busanzwe mbuherereje uruhande rumwe, numva mfite ubukumbuzi n'ishyaka byo kubana n'Imana, nuko hari ibintu ushaka kuganira n'Imana numva bitazashira ngo tuganire. nuko mpaguruka mu rugo njya kwihererana nayo ahantu ndetse hatari hafi. icyo gihe nagiye mu majyaruguru. aho njye numva bavuga ngo ni ku mazi. oya ntabwo ari ku mazi. icyo gihe nagiye n'ubundi muri ako karere ariko hejuru hafi no mujyi wa Byumba. yego ndagenda njya kwicara ahantu hatari abantu. wumvaga ariho Imana yagiye kukwihisha se? oya ntabwo ariko mbifata, njyewe ubundi njya gusenga muri ubwo buryo numva nshaka guhunga urusaku. kuko hari igihe nagiye nsoma ijambo ry'Imana nsanga ngo umugabo umwe witwa Zakayo ngo yagize ikibazo cyo kuba ari mugufi, no ngo abantu bakajya bamubuza kureba Yesu. abantu ngo bakamubuza kureba Yesu. birashoboka ko abantu bakubuza kureba Yesu. noneho yewe naravuze nti birashoboka n'abantu ko bari bumbuze tu. ndavuga ngiye kuba mvuye muri aba bantu njye kuganira na Yesu. ntabwo ari uko nari nyobewe yuko turi kumwe, ariko numvaga nshaka ngo twihererane. ese wowe ntushobora gufata umuntu mudaherukanye cyangwa se wenda munaherukanye ariko kubw'impamvu z'icyo ushaka kumubwira, nkamubwira uti ngwino tujye kureba ahantu twicara. aho hantu mushobora kugenda mukahagurira fanta cyangwa se ibindi byo kunywa bitewe n'ibyo mubasha. yego ariko bitavuze yuko n'ubundi mudaturukanye aho mwari muri. rero ntabwo ari uko nari ngiye kumurebera ngo niho yanyihishe, ahubwo twari duturukanye aho turi kuko numvaga turi kubivuganaho. ariko aho ibera Imana nyine ntabwo ibintu byose yabikubwira. ntabwo yahita ibikubwira. irandeka rero ndagenda ndahagera numva ndishimye. numva nishimiye kubana nayo. ndabyibuka icyo gihe nahageze numva rwose ntaramenya iminsi napanze ngo ni iyi. wari ugiye kwiturirayo? ku bwanjye iruhande numvaga nanaturayo, ariko numvaga nshaka kubana nayo cyane. ndetse noneho biza kuba ngombwa ko ndetse icyo gihe imvura igwa insanga aho ngaho iragwa, ariko nayo mfite ibyo kwitwikira. ijoro ryose ndara numva ndi kwiganiriza nyibwira ibintu bingoye. nuko mu masaha 10 ndicara nubika umutwe ku mavi ndasinzira. saa 11 zigeze numva umuntu arankanguye ati byuka utahe bwakeye. nkangutse ndamushaka ndamubura. ubwo yari indi hari saa 11 rwose ubwo narebye ku isaha nsanga ni saa 11 z'igitondo mu musenyi. arambwira ati byuka utahe bwakeye. murebye ndamubura, gusa isura ye ndayibuka, ariko icyo gihe nyine narakangutse ndamubura. ndavuga se Mana kumbwiye gutaha nta makuru ufite? ntuzi ko twari twavuganye yuko hari ibyo umbwirira turi buze kuganira ndetse igihe kinini ntarasobanukirwa. nuko birangira ako kanya rero Imana yivuze ijambo ryayo rigira agaciro kuruta ayandi magambo umuntu wese ashobora kuba yaravuze. naje kwisanga ibyo nitaga iminsi myinshi bivuyemo umunsi umwe n'igice. imbwira ibyo yagombaga kumwe, nanjye nyibwira ibyo numvaga nshaka kuyibwira. ndangije ndataha. muri make twari tuvuze ku bijyanye n'ibyo pakingi uko bingana. nshobora kuba bitewe n'ibyo mfite numva ari byinshi, ariko ibyo yagennye kubabwira akaba ari nibyo iri bubahereze. sinzi uko biri bube bingana. niba biri butware amasaha 3 ndabibahereza kuko ndahari. niba biri butware isaha imwe ndabibaha. icyo nzi cyo nuko ntari bugende ntacyo nkoze. ariko niba atari ibanga, nshaka kugira ngo mbere yuko utangira kutubwira ibyo Imana yagutumye, hari ikintu nshaka kukubaza. hanze aha turebye mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ntabwo reka mvuge ngo muri iki gihe ntabwo gusenga cyane cyane ku bantu b'abamama babiha agaciro kimwe.
ese nkawe nk'umumama usiga abana mu rugo ukajya gusenga ukumva ko igihe kinini waba uri kumwe n'Imana yawe, ni izihe nyungu ubona muri ibyo? Ese ntabwo bibangamira imibereho y'urugo muri rusange? Ni iki wowe ubikurikiranaho? urakoze, umbajije ikibazo cyiza numva nkunda. Ibi bintu uburyo nabigusobanurira, nakwifuriza ahubwo abo bamama bakunda gusenga. Pawulo niwe yajyaga avuga ati ku rwanjye ruhande byagenda gutya. Hari ibyo yajyaga anyuramo akavuga ati ibi ngibi simbivugishijwe n'umwuka, ahubwo ni ku bwanjye bwite, niko mbitekereje, ku bwanjye ruhande byaba bimeze bityo. Nshingiye rero nanjye nuko inyungu muri uku gusenga, ntabwo iyo nagiye gusenga nicuza ngo nasize umuryango, kuko dusenga Imana ifite byose. Dusenga Imana ishoboye byose, ndetse n'ibyo tudashoboye irabishobora, cyane cyane ko no mu muryango ari we yawukoze. uwo muryango iba yarawukoze ikawuduhereza. Hano ukuntu hariho abantu benshi batawufite, rero kubiha agaciro ni icya mbere. Guha agaciro ibyo ngibyo ni icya mbere, noneho no kugaragariza Imana ko ibi bintu yakoze ari byiza ni icya kabiri. Ikindi, ibi bintu ntabwo umuntu abyiha bwite. Bajyaga bata umugani ngo aho yonyihoraho. Ubundi ikintu wakuyemo umusaruro uragikunda. Ntabwo rero ntekereza ko ibi bintu byiha bwite, ahubwo bihabwa n'umusaruro wabikuyemo. Umusaruro wabikuyemo niwo uguhereza gukomeza kujya guhinga muri uwo murima. Niba waragiye guhinga ahantu ugahinga ukabona urejeje, uratuka uti nzongera nshyiremo ifumbire. Bivuga ko umusaruro nakuye mu bijyanye no gusenga ntabwo nabonye ari igihombo, ku buryo byatuma ntekereza ko gusiga umuryango byambereye umugabo. Nta n'igihe na kimwe nigeze nsiga umuryango ngo nsange waguwe nabi kuko gusenga. Icyakora nanone abantu ntibabifata kimwe. Hari ukuntu abantu nyine bavuga bati uriya muntu ararengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko simbyitaho. Icyo nitaho ni inyungu nkura muri bo. Umuryango wanjye rero uguwe neza, kubw'ibyo abana banjye bariga, turarya nk'uko bikwiriye. Nababwiye ngo simpembe ku kwezi, ariko ibyo nkora Imana ibimera igihe. Mu by'ukuri nta kintu naho. Ikindi kandi muri uku gusenga nagiye nkuramo ubwenge. Ntabwo navuga ngo ni bwinshi, ariko uko mfite ndamushimira Imana. Urakora bwose. Bwose burakora. Rero nta kintu nshima Imana no gusenga, nta kintu numva nabihombeyemo. Niyo mpamvu nayo ndimo kuvuga ngo abantu nk'inshuti zanjye bibaye byiza bakunda gusenga, kuko gusenga nta kintu kirimo. Gusenga ni iby'umumaro. Urugero wenda nk'abamama n'inshuti zawe cyangwa se bagenzi bawe batajya baha agaciro gusenga, ugasanga wenda nk'umuntu w'umumama ahubwo yigiriye kunywa agacupa, ugasanga ari gusinda ku muhanda. Ni nk'iyo nama wabaha mu y'ubuzima busanzwe kugira ngo nabo babe bazabona ijuru, kuko dusenga duharanira kugira ngo tubone ijuru? Ni iyihe nama watanga ku bamama bagenzi bawe? Urakoze. Mbere yo kubaha inama mbanza kureba ngewe ngo ninde byaturutse kuki kugira ngo mpabwe izi mbaraga ndetse no kubyisangamo. Ntabwo ari uko abantu ibi bintu batabyumva, ahubwo imbaraga zibibashoboza. Hari igihe kimwe ngo Petero yakundaga Yesu, ariko akigendana inkota. Avuga ati ndagukunda byimazeyo umuntu apfa tuzajyana. Ngo urukundo mukunda rurahagije. Yesu bakamwihorera muri icyo gihe, avuga ati reka mwihorere kuko ari igihe cyawe cyo kugendana inkota, ariko inkota izaba nta kimaze nibwo nzakubwira uyirambike hasi. Noneho ngo Yesu amaze kubavamo arababwira ati rero mwebwe mugende mumenyereze Yerusalemu, ariko muzaba abagabo nyabagabo, umwuka wera nabaherekeje.
no mu gihe babanaga bari bataraba abagabo ntabwo bari bakuzuye mbere, bari bataruzura kuko hari bitaraboneka. Rero umwuka wera atari yaza kuri abo bantu, nta nama nabagira ifatika usibye kubingingira. Ahubwo aba ngaba icyo nakora ngewe wamaze kubisobanukirwa nabasengera kugira ngo nawe kuko muri ibyo yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bantu ibyo yagukoreye, noneho rero bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Sintegereza ko icyo nakwihutira gukora ari ukubagira inama, ubutumwa bwiza buravugwa. Inama nakabagiriye n'ubundi ni uko bakumva ijambo ry'Imana ndetse n'ubutumwa bwiza bubitegura, ariko icyo numva nyamukuru nakora ni uko nabasengera Imana kugira ngo ibahereze imbaraga nk'izo yampaye. Ntabwo njyewe nta muntu wangiriye inama, ni umwuka wera waje gusanze mu nzira uri kugenda ngibyo ankundisha ibyo, numva nkunze gusenga. Nari mfite ibintu byinshi nkundiriye Imana, nkumva mbibuze nta mutekano nagira. Byari nka bikeya nka bitatu, ariko uko ngenda ndushaho kugenda mbikurikira nkabona ibindi. Kera tukiri abana hano ukuntu wabonaga nk'ubutaka bwiyashije ahantu ukavuga ahantu hari ikijumba ukagenda ugucukura ni kureba aho umugozi wacu ujya. Iyo ugeze hirya rero ushobora gusangaho kinini ukavuga uti burya nta gihombo nagize. Byatangiye rero ari ibintu bikeya numva nyikundaho, bigenda biba byinshi bitewe n'uburyo nagiye mbibamo, ariko si imbaraga zanjye kuko ni izi mbaraga z'umwuka Imana yahaye ba Petero bagahinduka abagabo nyabagabo. Nyamara ni ukuri pe, Yesu ni umugabo mwiza azi gusobanura ibintu uko biri. Ntabwo rero nakwirirwa mvuga ngo inama nabagira ni iyi, biba ari ukujya inama nababwira ni ukuri. Ibyiza ni uko mwasenga mukagisha Imana inama ikabayobora inzira ibatunganiye, ariko nanone sintekereza ko bahita babyumva uyu mwuka wera atari yaza, ahubwo ndabahamiriza yuko gusenga bijya bigira gute bihindura ibintu byanze guhinduka. Imana ibasha kugukiza iyo nyota, Imana ibasha kugukiza uko kwigenga kose ugahinduka umuntu wo muri sosiyete utibazwaho. Birashoboka mbese ukaba umuntu nyamuntu, nk'uko ba Petero babaye abagabo nyabagabo. Ubwo ushobora kuba uri n'umumama ariko ugahinduka umugabo nyamugabo kubera ko umwuka wera yakumanukiye wo guhamya ibyo Kristo yakoze. Ubwo rero urakoze kuganira natwe kandi ukaganiriza n'abadukurikiye. Hari abari bafite amatsiko ashize, nanjye hari ibyanjye nkuyemo. Oya, ntabwo ari nonaha, ntabwo ari nonaha. Nanjye umunsi nzaba nicaye aho ngaho nzabivuga, cyangwa umunsi nanjye, ariko ngewe umwuka wera yaramanukiye. Oya, nta nyota nkigendana, umwuka wera yamaze kumanukira. Inkota nayisubije mu rwubati kubera ko nzi ko Yesu abasha kurwanya ibintu byose, ntabwo nakwirwanirira. Ngaho rero dupfundurire ku gaseke k'uyu munsi. Amatsiko ni menshi kuri twebwe ndetse n'abari kutureba, dupfundurireho twumve. Murakoze. Nanone nibyo duherukana mu minsi ishize mbabwira nti ntabwo ngiye kure, n'ubundi ndahari. Narakomeje kubizirikana kuko ibyo nari nazanye urya munsi byari iby'icyo gihe. N'uyu munsi rero ndagarutse n'ubundi ngo tuganire ijambo ry'Imana yacu. Reka twongere dutangire dusenga Imana, gukora Imana yo kwingingwa ndetse no guhendahendwa, hanyuma tubone kuganira ijambo ry'Imana. Imana yacu idukunda, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wabanye natwe n'uhimbazwe mu bihe bitandukanye. Waraturengeye ntiwaduhana, ntiwadusiga ugumana natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagarutse muri wa mwanya waduhamagariye
utwemerere utwejeshe amazi n'amaraso, utuboneze turabonera rwose, kandi abagiye kumvira ijambo ryawe ubatunganyirize kuryumva, matwi yabo ubahe umwuka w'ubwenge. Haleluya. Urakoze kunyemerera mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 40, duhere ku murongo waho wa mbere, dusangire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo ijwi ry'urangurura ni umutwe w'amagambo. Umurongo wa mbere uravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. N'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbaza ni ijambo rero nk'uko bisanzwe, ijambo ryose rigira intego cyangwa se interuro. Ahangaha iryo dutangiye dusoma riravuga ngo n'ijwi ry'urangurura, ariko jyewe nkuzaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo humura, Imana y'amahoro yabonye intambara igihe uzimazemo, none itangazo ririho nuko intambara zawe Imana izirangije. Imana iduhane umugisha. Iri jambo tugiye kuryifashisha ko n'ubundi dusanzwe twifashisha amagambo y'Imana ari muri Bibiliya, ariko tukiri hano mwibuke ko twebwe ba Petero na ba Yohana Imana yabashyizeho, ba Yesaya baratabaruka, n'abandi bose bagiye basiga iri jambo ry'Imana ririho kandi rigikora imirimo. Nari ndimo mvuga ngo mwibuke ko ijambo rigira agaciro kubera umuntu urivuze. Nuko iri jambo rero ryandikirwa abantu bo muri Yerusalemu, ari bo Bisirayeli. Riravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Aba bari Abisirayeli Imana yakundaga uburyo bufatika, ikabahamiriza. Bari bafitanye isezerano mu buryo bwiza busobanutse, ku buryo Isirayeli yari igihugu bahawe n'Imana. Bari Abisirayeli Imana yakuye mu Egiputa, yica amahanga menshi ku bwabo. Usomye muri iki gitabo cya Yesaya hari ahantu havuga ngo Etiyopiya n'Iseba narahatanze ku bwanyu, mpatangirira ubugingo bwanyu kugira ngo murokoke. Imana ishimwe. Isirayeli Imana yarayikunze mu buryo bwinshi, ku buryo yagiye ifata ibihugu bimwe ikabyambura abantu bamwe ikabihereza Isirayeli. Isirayeli yarabakundaga. Nuko ushobora kwibaza ngo mbese kubera iki uru rukundo Imana yabakundaga rwatumye bahura n'intambara? Nta kuntu byabura. Bari mu rukundo rw'Imana, bakanga iby'isi, ariko isi nayo ibakurura. Nuko burya iyo umuntu mudahuza ntago mukundana. Aba Bisirayeli ni abantu ngo batabagamo ikintu bita amacakubiri, bagenderaga mu ijambo ry'Imana uko yabibabwiye. Iri kukubwira ngo nubwo ari mu kidaturwa, nubwo ari ahantu bigoye kugororera inzira, nubwo umaze iminsi ubushobozi bwo kugorora inzira, ahantu henshi intambara zikunda kuba zisiga zisenya ibintu. Umuntu ashobora kukubwira ati ntunganyiriza inzu nzaruhukiramo, ugasanga intambara yarayisenye, ugasanga
ubuzima bwagiye bugutwara ibintu bitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga cyamunara yaraje, byari gutuma utunganya inzira z'Imana bigasanga nta bigihari, byari gutuma utunganyiriza Imana aho kwicara bigasanga imbaraga zarashize. Hari ukuntu uburwayi buza, imbaraga zigacika, ukabura ukuntu utunganyiriza Imana inzira. Ariko ndabyibuka rimwe umugabo witwa Daniyeli ngo yabonye ubwiza bw'Imana, ngo yiyiringiraga ko ari mwiza, ngo agiye kureba asanga ubwe buhindutse nk'ububore, nuko ngo agwa hasi, ngo agwa igihumure yubamye, ngo nuko yumva acitse imbaraga rwose zirashira. Ariko nyuma y'icyo gihe ngo Imana iramubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa, ngo haguruka ukomere, ngo nuko arahaguruka aravuga ngo ndakomeye kubera kubivuze. Imana niba ari ivuze ngo tunganya inzira, igotayasire ikuzaniye imbaraga zo gutunganya inzira. Ntabwo irebye ku kibazo cy'uko wenda intambara yasize yangije byinshi, intambara yakwangirije ubuzima, bitumye ubura imbaraga zo gutunganya inzira. Intambara zangiza ibintu byinshi, zikangiza imibereho, zigahitana ibintu byinshi. Abana bari kugufasha gutunganyiriza Imana inzira, ugasanga intambara yarahitanye. Mutware yari kugufasha gutunganyiriza inzira, igasanga intambara yamuhitanye. Ariko ibyo ngibyo Imana ije kukubwira ngo kora iki, ntabwo ikubwira ngo banza ugende uzane bya bindi bitunganye, ahubwo ibikohereje izindi mbaraga zikubashisha gutunganya inzira z'Imana. Rero ndimo mubwira ngo wihagarike umutima kubw'iby'intambara zangije, izi ntambara umazemo iminsi wihagarikishwa umutima nazo, kuko Imana yo mu ijuru igusabye gutunganya inzira, nuko izi kwizo nzira. Ndashimira Imana yuko yikubwiye ngo nyura aha usanga inzira yayihashyize. Yabwiye Mose ngo wikwirirwa untakira, ahubwo genda ubwira Abisirayeli bakomeze bagende. Agiye ko kwinzira batari babonye mu nyanja barayibona. Nari ndimo mubwira ngo ku bijyanye no gutunganyiriza Imana inzira, wireba ku by'intambara yasize itwaye, ahubwo reba ku Mana ikubwiye gutunganya inzira, nuko twizeyemo ubushobozi. Yigeze kubwira Adamu, iramubwira ngo ndabinginze munyemerere nubwo mbahaye Edeni, ariko mumbabarire iki giti nimukiryeho, mureke ubuzima bwanyu nanjye ngire uko mugenga. Biba ngombwa yuko bateshuka, ariko yashakaga kuba mu buzima bwabo. Burya Imana ivuganye nawe ibigufitiye icyizere, kandi bamaze kuguha imbaraga zo kugira ngo aho hantu hatambuke. Rero itangazo nari nkuzanye nirivuga yuko ubwije ije kuringaniza hataringaniye, n'ibitaburo igiye kubigorora, ahubwo icyo ishaka yitunganyiriza inzira. Ubundi by'intambara byo ubyihorere, kuko Imana ije kuzirakiza. Reka rero dusengane Imana. Nari ndimo nkubwira ngo kandi ni ukuri ntuzabure kumpamagara ngo umbwire ko ushima Imana. Nubona izi ntambara Imana yagize kute yazirangije, nubona ndetse yamaze no kugorora ibitari bigoroye, Imana yamaze gushyira ku murongo ibitari biri ku murongo, zampamagare kuri 0783728485. Nitwa Julienne, ndi umumama, mbarizwa mu kagari ka Kagugu, umurenge wa Kinyinya, kandi nkaboneka ku Murunga Family. Uzantera inkunga ukanda subscribe. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye ko umukozi w'umuhanga, ntujya unanirwa Nyiringabo Imana, kandi ntugirwa inama, kindi kandi nta n'ugutungira urutoki. Iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Ntushyigikire ubu bwoko, abagore, abagabo, ndetse abakobwa, ab'inkumi, ndetse n'abakiri abana. U Rwanda rwose muri rusange, ibihugu duhanye imbibi Nyiringabo Imana, bari hakurya y'amazi aho tutageze amaso, uri Imana ihagera. Turakwinginze ubabere maso. Mwami Imana Nyiringabo, ntugende ubahereze impozamarira. Bahuye n'intambara zikabatwara byinshi, zabatwaye abana, zibatwara abatware, ndetse abandi zibatwara abagore, abandi zibatwara ubutunzi. Ariko uri Imana ibasha kugarura ibyanyazwe. Niko wabigende ku bwa Dawidi, ubagarurira ibyanyazwe, ndetse ngubohereza n'iminyago.
ndakwinginze ubikorere kwiyubahisha kubw'imbabazi zawe wabere maso nk'uko wabereye maso abakera wagiye uganira na Dawidi uramuvuga ngo ni ukuri narahiye kwera kwanjye ko ntazigera nkubeshya ndagushimiye kutabeshye Dawidi uri Imana ifite byose cyubahiro n'ikibi cyawe ruwera wa Isirayeli rero byo wavuganye n'abanyarwanda n'ubisoresha umwete byo wavuganye n'abanyekongo n'ubisoresha umwete byo wavuganye n'abarundi n'ubisoresha umwete byo wavuganye n'ibindi bihugu bitandukanye bikoreshe ukuboko kwawe kwiza ndabizi uri inyangamugayo uri Imana itabeshya ganza tegekera muri bo umuntu wese wahungabanye kubw'intambara